ukisuzuma ukareba ukirebaho ubona ari amen. icyo nakubwira cyo nacukirizaho mu gihe gito mfite ni uko nakubwira ko Imana ikunda umunyabyaha, ariko icyo yanga ni icyaha. Kandi mubo Kristo yitangiye ku musaraba akabambwa tukabamburwa, nawe urimo. Ntabwo yabambiwe abakiranutsi gusa, ahubwo nawe umunyabyaha. Twebwe b'abanyabyaha ni twebwe yaje kubambirwa. Ni ukuri agakiza gatangirwa ubuntu. Ni ukuri amina, agakiza gatangirwa ubuntu. Nshuti yanjye, ntukumve ko ibibazo byaguheranye ngo ugende wigunge, ugende ube ahantu ha wenyine, wicare usanga wicaye ahantu mu nzira y'umwijima igoswe n'imbaraga z'umwijima, maze ngo wumve ko ubuzima bwakurangiranye kuri iyi si, wumve ko kuri iyi si uriho wenyine, maze bigutere kwiheba no kwigunga umutima wawe. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byiza. Ufite uwakubambiwe, kandi Imana yakuremye ikagushyira kuri iyi si, burya yari igufiteho umugambi. Irakuzi, iragusobanukiwe. Reka kwiheba ngo wumve ko ibintu byarangiye, ngo wumve ko ari ubugingo n'umubiri n'ubuzima byose ngo birahindutse cyangwa se ngo birarimbutse. Imana ibyawe irabizi. Humura, ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, mbese umubisha ninde? Imana irakuzi, irakurwanirira uko bwije n'uko bukeye. Nubwo ubona bimeze bityo, ariko buriya mu ijuru ibyawe barabizi. Hariho umunsi umwe nawe uzabumbura akanwa ukavuga uti nabonye Imana nyamana, nabonye Imana igihe nari ndi mu bibazo, igihe byari binkomereye. Yobu 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2 tuhasanga amagambo yanditswe n'umunyabwenge kandi w'umukozi w'Imana w'umuhanga. Iryo jambo ryaranyubase kandi n'ubu rihora rinyubaka. Riragira riti, dore ijisho ryanjye ryarabibonye, ugutwi kwanjye kwarabyumvise kurabimenya. Ibyo uzi n'ibyo utazi ndabizi, ntabwo ndusha. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Mbese ahangaha Imana ijambo ryayo rishatse kuvuga iki? Ngo dore ijisho ry'Imana, ijisho ryayo ryarabibonye. Ijisho ry'Imana ryabonye ubuzima ubayemo. Ijisho ry'Imana ryabonye ibibazo ufite. Ijisho ry'Imana ryabonye ukuntu ugize kwigunga, agahinda n'umubabaro ufite mu mutima wawe. Ijisho ry'Imana ngo ryarabibonye muvandimwe. Ugutwi kw'Imana ngo kwarabyumvise ngo kurabimenya. Kwamenye iki? Kumvise iki? Kumvise igihe ubumbuye akanwa kawe uvuga utari ko Mana ubuzima, kandi gutarabumbura akanwa uvuga ngo ugutwi kw'Imana kuba kwamaze kumva ibiri mu mutima wawe. Imana ugutwi kwayo ngo iba yamaze kumva ibyo ugambiriye kuba wavuga n'ibyifuzo byawe. Ngo hanyuma ngo ibyo uzi n'ibyo utazi, ibyo uzi wowe ubwawe ubona urimo, uko uparitse, ibihe uhagazemo, igihe uhagazemo, ngo ibyo uzi n'ibyo utazi. Irahiherereye, ireba ibyiherereye, ikabasha kumenya ibihishwe mu mutima w'umwana w'umuntu. Ngo irabizi ibyawe, ngo ntabwo uyirusha, kandi ngo iri mu ruhande rwawe. Zaburi 23 umurongo, kuwa murongo wa mbere kumanuka hepfo, ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, Uwiteka niwe mwungeri wawe, ni ukuri ntuzatinya. Akuryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Humura, komera nshuti yanjye, Imana ibyawe irabizi. Nubwo ubona bimeze bityo, Imana iri mu ruhande rwawe. Reka kwiheba, kandi wumve ko gusenga kwawe ngo Imana itakumva. Imana irakumva, irakuzi, iragusobanukiwe. Nibyo ko kurarushye kandi uraremerewe, wowe ubwawe urabibona kandi urabizi. Ubwo uzi ko unaniwe kandi ukaba uremerewe, Yesu ateze amaboko. Ngwino kwa Yesu, kandi nuza kwa Yesu urakirwa, ubona amahoro. Yesu akugirire neza. Ushaka
soma neza byimbitse kumenya amakuru yo gusenga k'umunyabyaha mu buryo burambuyemo neza, imisengere ye, ibyo ahuriramo nabyo, imbaraga ahura nazo, kugaruka kwe cyangwa se kutagaruka kwe. Muvandimwe, wasoma muri iki gitabo nawe Imana iragushaka ku paje ya 27, ubundi ibindi Umwuka Wera arushaho kugenda gusobanurira. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi Imana ikomeze twishimire ikiruta byose, izaduhane iherezo ryiza. Amen. Mwakoze kudutega amatwi no kuduhereza umwanya wanyu, kandi niba namwe mwemera Imana, kora subscribe, ukande no ku nzogera, ukore na share, bigere no ku bandi. Twese Imana iradushaka.